tuvugisha ukuri Tshisekedi Chilombo agiye gutsinda Minembwe. Ese koko iyi niyo ntambara ya nyuma agiye kugaba kuri 23 maze akarangiza kwigarurira igice cyose cya Repubulika ya Kongo kigarura na 23? Turitake ngira muri comment utiyego cyangwa se oya kubera izi mpamvu zikurikira. Tuvuge ko ibingibi atarakaga gakomeye cyane kuri 23 ni ibitero birebereye cyane bikomeje kugabwa muri Minembwe, aho leta ya Kongo ingabo zayo za Ibrfursi Saipanual ndetse n'abasekere ba Wazalendo bongeye kugaba ibitero bitandukanye cyane kuri Minembwe mu bice bitandukanye. Si Minembwe gusa ahubwo n'ibice bikikije Minembwe byo muri Mwenga, Shabunda, mama urugamba ruturushye ari kibaye zakabaye ibyo ngibyo byonyine. Ahubwo se wabimenye agace kitwa Kiziba ko muri Minembwe nuko kabarizwa muri kibuga cy'indege cya Minembwe Kiziba Airport. Amakuru yemeza yuko FARDC n'abambari bayo bahagaze ibitero simusiga mu buryo budasanzwe, bati Kiziba vatombe, Kiziba igomba kugwa mu moko ya FARDC mu moko ya 23. Wait, uzibyo bivuze ko 23 bashaka kwikubura muri Minembwe burundu nyuma yuko apoko asuye ingabo za FARDC ati mureke basore dukora muri mudasanzwe twataka inguni nyinshi za Minembwe 23 yisibiza inyuma. Ndaje mbikubwire sibyo gusa menya nibi ngibi mu buryo bwatunguye benshi cyane. Iki kidege cyitwa frog foot cyangwa se ikirenge cy'igikeri ni indege yitwa Sukhoi Su-25 yagabye ibitero bikomeye cyane muri Minembwe, inyubako nyinshi zahindutse ubushwangi, ariko amakuru akemeza ko hari position za M23 zari zihishe na twirwaneho zizimo gushakishwa n'izi Sukhoi. Mbaza ngo Sukhoi zahagurukiye ku kibuga cy'indege, zahagurutse ryari sangaye mama? FARDC yize undi muvuno wo gukoresha za ndege z'indwanyi zimaze igihe kinini naho zicecekeshejwe ku mirongo imbere ku rugamba azongeye guhagurutswa. Ubimbaze mbikubwire atari ivyo zonyine, ariko kandi nanone wabimenye ko FARDC iri kubyina insinzi bati dombolo ya solo bari gutsinda ku mirongo imbere ku rugamba. Yafashe ngo za matekwa nyinshi zirenze 20 muri Minembwe, matekwa za 23 n'abasikire mu Rwanda ndetse na twirwaneho bafatiye ku mirongo imbere ku rugamba, maze berekwa itangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga. Itangazamakuru rya leta riti twakoze akazi gakomeye muri aka karere ku musozi wa Sinai, twakubita areba inziga 23 mu bice bya Mikenge vutu agace kose dufatamo abarwanyi be 23 dore ngabo imbere yanyu. Abani bamatekwa bacu twafashe bo muri 23 ni mubabona imbere yanyu se. Niyo magambo avugwa n'igisike FARDC. Ndaje mbikubwire sibyo byonyine, ariko FARDC imaze kubona neza ko imaze kwigarura uduce twinshi, isigaje gufata ngo Minembwe Centre ndetse na Kiziba n'utundi duce duto dusigaye. Itisora itangazo ryemewe ryeruye igaragaza neza ko igice cya Mikenge n'ibice baturiye bahigaruriye. Gusa iri tangazo hari ikintu kimwe cyantunguye. Ese FARDC gukiga akoze kanura barashinja M23 twirwaneho kuva mu gace FARDC yafashe bakomeje kuri ibikorwa by'ubusahuzi ngo basahuye amatungo, asabura ibintu n'ibindi, maze abaturage basegwa iheruheru na M23. Sibyo gusa ariko hari ijambo FARDC yavuze muri iryo tangazo ryabo ritegura none agatumbaraye muri kano karere. Uraza kuryiyumvira nawe ubwawe, sibyo byonyine ndaza kugarukaho. Mu 23 nayo yise isori rindi tangazo isubiza FARDC iti olinga te ndyange cyangwa se mzemere mwe bagashoza intambara nimwe babi cyane, indege za drone Sukhoi murarasa abasivile mukice nta soni. Ni itangazo rya 23 igaragaza neza ko bamaganye FARDC bivuye inyuma bitewe n'ibitero bya FARDC kuva tariki 12 ejo tariki 13. None ngo ibitero kumaje kuhungabanya umutekano w'abasivile bakabazamagana rero bagaragaza ko ari ibitero bibi. Ubimbaze mbigusobanurire neza ko byakabaye. Sibyo byonyine ahubwo muri Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru naho umurwano urakomeye. Mama ni imirwano itoroshye ikoreshwa mu bikorwa bya gisirikare cyangwa se ikoresho bya gisirikare bihambaye. Wazalendo na 23 mwihangana ritoroshye wala bakoresheje imbaraga za nyazo kugira ngo gace bakomeze kagenzure. FARDC Wazalendo bihagararaho mu 23 yihagararaho koco piku rwese ko kingwe ashaka kugaragaza neza imbaraga. Umbaze uko bizagenze nuko byarangiye ndabigaruka byose nkubwire neza ngo watsinze yatsinze ate, ese urugamba rwagenze rute, uraza kumenya byinshi. Hanyuma sibyo byonyine turaza kugarukaho. Aba ubona n'abarwanyi ba M23 bati cyama cyetu kigina nguvu sana cyangwa se umutwe wacu ufite imbaraga zidasanzwe. Ni nyuma yuko batangiye guhabwa umushahara mu madolari. Umushahara utangira ku madolari 100 kuzamura bitewe n'urwego buri musekere wese arimo. Utangirijwe kubona abasekere ba 23 ku mirongo imbere ku rugamba, aho bagaragaje ibyishimo byinshi ngo bashyikirizwaga aya madolari. Byagenze gute urabimenya.
hanyuma sibyo gusa ndakubwira ahubwo ijya amakuru navyo ni ngombwa kugira ngo bimenye. M23 yashyize urwego rushya aho yafashe rwo kugenzura uduce twa Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Kugenzura utu duce ni bimwe mu by'ingenzi cyane M23 yashyizeho umutima kugira ngo by'umwihariko cyane kuko mu rwego rujyanye n'itangazamakuru amakuru agiye atangwa mu cyegenzo na 23 amakuru agenzuwe neza kandi ngo yo komeza imitima y'abaturage. Ibi nabyo tugarukaho nko byashyizwe ku rukuta rwa FC M23. Uyu nta wundi yitwa Martin Fayulu, ni umuyobozi w'umutwe cyangwa se wa politike utavuga mu ntegeko bwa Kinshasa. Yagize gutya ajya byitwa imyigaragambyo kwamagana leta ya Kongo mujyanye no gushaka guhindura itegeko nshinga rya Kongo ry'Igimina Tshisekedi Tshilombo kuzayobora indi manda. Ariko ishyano huye naryo kuri iyi myigaragambyo nigegaragaza neza cyane ko Kongo idashaka umuntu wese unyuranya n'umugambi wo guhindura itegeko nshinga bajyanye cyangwa se bavyemeye itegeko nshinga rigomba guhinduka. Ngo niko kuri uko inteko ishinga amategeko umutwe wa depite warangije kuryemeza kubyemeza referendum ikigomba kuba babisigaje gusa kunyunza mu nteko ishinga amategeko umutwe wa senatel. Kandi navyo bigaragaza neza ko byange bikunde uyu mutwe wa sena nawe uzavyemeza ko imyigaragambyo iri kuba muri kino gihe nta kintu imaze. Niyateguwe na 64 cyangwa se 64 ihuza mitwe cyabaskinza mitwe ya politiki itavuga rw'inteze bwa Kinshasa bakisigaye Tshilombo. Ndaje tubigaruke byose ko zakabaye ndetse n'ibyo bihatse cyane mu kino gihe kitoroshye tihangana rikomeje kuri akotaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nibikomeje gutesha umutwe cyane cyane muri kino gihe imirwano ikomeje kuba muri asazo bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngende umungu wa Kamanzi wo Rwanda itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2026 mwese mbaye ikaze ngo tugende ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba ivyavuzwe by'imirwano nyirizina tubigemo tumenye ngo mbese abarwanyi barwanye ryari barwaniye byarakingiye bite byashoje bite muri iyi mirwano nyirizina yabaye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano yavuzweho byinshi cyane ku buryo budasanzwe nivyo FARDC ndetse na Wazalendo biravuga ko bagavye ibitero bikaze cyane muri karere ka Minembwe muri kino cyerekezo cya Fizi indani muri Minembwe. Ibitero byakoreshejwemo indege zindwanye mu buryo bw'imbaraga buretse mbere ko bino bitero biba kuva tariki 10 n'ubundi muri Minembwe ibintu byimeze nabi. FARDC ikimara kwigarura uduce twinshi yatangiye kuzenguruka ibice byegereye Minembwe centre ishaka kwigamwe ibitero gusa kugira ngo batsinde M23 bakora icyitwa dislodging mu bice bitandukanye kwivana mu birindiro M23 ariko banyuze mu bice bitandukanye no mugambi bari bafite. FARDC bigabanyijemo amatsinda, buri tsinda ryose bayavuze mu twa gisirikare wose ufite aho werekeye mu buryo budasanzwe bitewe n'ahagiye kurwanirwa hariho. Serpent Noir bivuga ko ari bo bafite icyerekezo kiri guturuka mu gice cya Bidegu ugana neza mu gice cya Kiziba, ariko kandi nanone abakakorana bya bugufi cyane n'abarwanyi muri Clip0 bakoresha drone z'ubutasi zibahereza amakuru. Mu gihe nanone Able Force iri kunya mu gice cya Mikenge umanuka ushaka nkwerekeza Gitavi, abandi bakamuka muri Irundo havuzwe imirwano itoroshye. Aba nabo bagahabwa renfort na P0 ari koresha yo drone zabo. Hanyuma akaba n'izindi ngabo z'uguca rwagati zirimo n'abacancuru bagira kuri 32 barimo aba Nyakolombi ndetse n'abanyekirene babiri. Ababo icyo ari gushyira imbere cyane cyane ni ugutanga renfort ku nguni zombi ngo uruhande rw'epfo n'uruhande rwa ruguru, ariko nabo inzira yabo niyo muri Kalingi bagomba kwinjira imbere ngo bazahurire n'abagenzi babo. Izi trois positions cyangwa axe eshatu zose zikoreshwa na FARDC. Icyo kigambiriye cyane ni ukubora ku buryo byange bikunde Minembwe ngo bagomba kuyivanamo kuko nibwo butumwa bahawe bagomba gukora. Aha rero ibiri kuvugwa n'iki? Uduce twagabye mu bitero bavuga ko ari huro rya FARDC, FUDERE ndetse na Wazalendo bagwagabye ibitero mu birindiro za M23 natwirwaneho mu gace ka Kiziba baturutse Imihuzi ndetse na Ruhinja yo muri Mwenga buretse. Nureba neza ahantu Kiziba iherereye,
iherereye muri Minembwe ariko mu gice cy'epfo ruguru gato ya Gakenge, nanone mu gice cy'uburengerazuba uturutse muri Bidegu ari guturuka Sepanwal. Ariko nyuma yo kubona neza ko guca muri iki gice cy'Uburasirazuba bigoranye cyane, Sepanwal baje guca mu gice cy'epfo muri Gakenge, baza gutangira nanone mu gice cy'uburengerazuba uturutse mu gice cya Muhuzi, ari naho nyirizina bashinze position yabo ikomeye cyane, inaturukamo abasirikare benshi batangira gushwiragira bashaka bashaka kwerekeza neza muri Kiziba. Iyi operation nyirizina y'abana basirikari ba FARDC ndetse ngo nabari abafasha babo bayigabye kuva ku isaha 5 za mu gitondo ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu, mbere ko uyu munsi nyirizina ugera aho batatse bajya neza muri position. Gusa amakuru yemeza ibintu bibiri. Birumvikana ko nawe uzi ko makumyabiri na gatatu ifite position, subizi neza. Reka tubare ko ari wowe uri 23 na twirwaneho, uri indani muri Kiziba, uzi neza ko adui akugose, wita adui umwanzi wawe. Izutekereza ngo nakoresha imbaraga zose zishoboka kugira ngo ndebe ko namusubiza inyuma, kuko kwiruka byo n'ubugwari. Uko nako makumyabiri na gatatu muri ako karere yitwaye yagerageje guhangana n'iri tsinda rije rya Ibuforce ya Sepanwal yatutse mu cyakirekezo cya Muhuzi ndetse na Ruhinja, ngo bashaka kuza gufata karere. Gusa amakuru kemeza yuko ibitero vya mbere byagabwe n'abasirikari ba FARDC byasubijwe inyuma na M23, gusa bongeye gukora comeback yakozwe ku masaha y'umugoroba tariki 13 cya tariki 14. Comeback ya FARDC Sepanwal yabaye comeback mbi cyane, ikocura ndetse ibabaza M23, kuko yabaye bamaze guhabwa amakuru aturuka kuri za ndege za drone zikora ubutasi surveillance drone. Hanyuma baza bazi neza ayo makumyabiri ihagaze, hari imbunda ebyiri zatwitswe muri karakarere nini ayo makumyabiri yari ifite iri gusubiza kuri FARDC. Amakuru yemeza ko M23 twirwaneho bari benshi, none banze gucika intege bagakomeza kurwana, kuko kuvanwamo kwa Kiziba ntabwo urabyumva ko Minembwe baba bamaze kuyica intege cyangwa se gusa n'abayigarura hafi ya yose. Buriya gatufate nk'urugero, umujyi rero witwa gute wowe uri mu mujyi? Uvuze kuri muri Nairobi, yego urakoze. Tekereza ikigo cy'indege cya Jomo Kenyatta kigaruwe cyane n'umana wagabye igitero kuri uwo mujyi wa Nairobi. Utekereza yuko hejuru ya 50% byavuga ko afite umujyi wa Nairobi, suko afite iranyuba ko ubarizwamo cyangwa se zamukoreramo, ahubwo afite ikigo cy'indege cyane ari naryo huriro mpuzamahanga ry'uwo mujyi, afite ikintu gikomeye. Kugira Kiziba rero nubwo muri iyi minsi nidakora neza nyuma y'ibitero za drone ndetse na Sukhoi byayirimbaguye, ariko na gace no gaturanye na centre itari ntoya ya Kiziba. Kuyigarura rero kwa FARDC byevuze neza ko bagiye bitahuza na Gakenge ndetse akazamukana Bidegu, bahita bazamuka neza muri Minembwe centre agace gahita bakavanamo. Ngiyi mpamvu nyamukuru yatumye 23 ikoresha yo bwabaga ngangani n'abasirikari kugeza amagingo ya iki gitondo cya karikate k'14. Kiziba nagira batombe ariko bakubwira ngo ni imvura y'amahindu ibisasi kuhagwa, ni abakubeshya. Kugeza ku rwego bamwe mu bashyigikiye Wazalendo bavuze ngo bisa naho byarangiye Kiziba bayifashe. Gusa urabizi neza ntabwo tuvuga ibitari zaba. Wazalendo FARDC nabo batutse mu gice cy'uburengerazuba muri Muhuzi na Ruhinja baracyagerageza gukora ishoka byose kugira ngo bahigarurire, gusa ugambana rwaba fini cyangwa se barangiza gukora urugamba muri ako gace. Bishoboka cyane ko hari nubwo banasizwe inyuma ntawamenya ibintu imbere ku rugamba nyine nuko ari filimbi ya nyuma. Ubwo ndagaruka kwikura mu masari imbere kuri abyagenda. Hanyuma ariko se position nyine barashema cyangwa se action nyine yarashwe. Ingabo za Kongo, Burundi na FDLR n'abari bose bashinzwe bakorana banagabye igitero none mu gace ka Rurambo, ni mu gace ka Gahororo ahitwa Kageregere, muri sheferi ya Bafureri muri groupement ya Kigoma. Aho nanone mu birindo ze 23 na twirwaneho hagabwe igitero gikomeye cyane, aho FARDC zahageze bagiye gushyiraho defense nshyashya bangana nyine nayo 23. Kano gace ka strategique cyane Rurambo, na gace ka strategique cyane ugerageza nanu gaherereye. Amakuru yemeza ko FDNB n'abafasha bayo cyangwa se FARDC muri rusange baje bagana muri kano karere bafite target ebyiri, ya mbere nukurukanamo M23, ya kabiri ngushyiraho position yabo bagashyiraho defense forces cyangwa se ngabo zabo nshyashya zo gutuma bakumira iterambere rya M23 twirwaneho mu nzira zigana mu gice cya Rurambo ndetse no hepfo yaho. Uburyo bwite crossing operation nibyo kuburizamo ukunyuranamo kwa M23 cyangwa se gutanga umusado unyuze uva kujya ruguru. Bibuke ko aka gace na gace k'ingenzi cyane kuri FARDC, kuriyo ko kigarurira byaba ari insinziyo itoroshye. Kuva ku munsi w'ejo tariki 13 ku isaha 3 za mu gitondo n'igitero nyirizina cyavuzwe muri aka karere,
amakuru akameza ko FARDC yakoresha ibishoboka byose kugira ngo ikigarurire, gusa bwije ako gace biteye byavuga ko kabaye tombe, ahubwo amakuru amwe atuke muri 23 avugaga yuko M23 yirwanyeho neza ikabasubiza inyuma, ndetse ngo bishoboka cyane cyane ko imirwano yise yinjira neza cyane mu cyerekezo kigana mu gace ko hakurya y'agace bari kurwanamo, muri make usa nkaho uva muri iki cyerekezo, kuko M23 ngo agerageje kwirwanaho abasekere ba FARDC babona neza ko ibintu bibi cyane, bagahitamo kwisubira inyuma kugira ngo bongeye kuza kwitegura cyane kuza imbere, batera imbere cyangwa se barwana ku rwego ruremereye. Imibare yatangajwe y'abapfiriye ku mirongo imbere ku rugamba iyo bamwe barayishidikanyaho, kuko M23 imibare yatangajwe n'abayishyigikira ivuga yuko yishe FARDC bajya ku 43, FDNB 39, FDL 45, P5 42, wazene 89. Gusa imibare bamwe bavuga ko byaba birimo igikabyo cyinshi, kuko regeranyije nuko FARDC yabanje kuza niyo zanye imbaraga nyinshi, gusa ntiyatangaza ngo ni bande yaba yishe. Bivuze ko urugamba rwo muri aka gace biracyari ngombwa kurukurikirana ngo tukubwire inzira rwagenze gute muri Rurambo, sibyo? Mujyane muri teritwari ya Shabunda, aha naho umurwano umeze nabi. Muri teritwari ya Shabunda bikomeye cyane. Kubera iki? Shabunda ni kamwe mu gace gateganye na kano gace nyirizina kakoramwo imirwano nyine ka nyirizina ka Minembwe ujya mu gice cy'amajyaruguru ariko y'Iburengerazuba, abasusa nk'uwerekeza epfo. Shabunda no ravugwa imirwano aho FARDC na wazalendo bagavyitero mu bice za Nyaruremba na Nyombe ni mu nyengero za Mai Mingi, hari ibintu bize 23. Muri bice bivuga ko akoreshejwe drone za FARDC, ndetse ku butaka bakoresha none ifari bitatu n'imbunda z'imisada. M23 bivuga ko bayikocaguye mu rindiro zayo, aho baje bakayirasa bakoresheje drone. Birumvikana kuko nubwo M23 bavuga ko yateretse imbunda zo kurasa drone, izo drone zazi ku butumbuke buremereye ku buryo zitari kupfa kumanurwa na M23. Izi drone zamanuye ibisasu byinshi kuri FARDC, urwego zamanuye ibisasu byinshi kuri M23 ku buryo M23 position yabo yabaye nk'ihungabanye. Gusa none wacika intege, bakomeje guhangana kuko no kuri terrain rihaje ibifaru n'abasekere benshi bataka iyi position ya M23. Amakuru yemeza ko muri position ya M23 habayemo ihangana ritoroshye kugeza ku rwego M23 tangiye gufata imbunda zabo izigize inyuma, nubwo andi makuru yongeye gutuka kwa M23 bagerageje kuhagarika ibyo bifaru ngo bitinjira. Gusa koko kugeza mu ngingo ya aka gace nyirizina ko muri Shabunda ntabwo higeze atangazwa na wazalendo bwe nigeze bitangazwa ko habaye tombe bahigaruriye, nubwo bivuga ko bagaragaje imbaraga nyinshi ugereranyije n'iza M23. Hakaba hari amakuru avuga yuko M23 n'ibyo bifaru byaje byerekeza muri aka karere, batumwe cyane igifaru cya gatatu ari nacyo gifaru cya nyuma cyaje gasuka ibisasu byinshi hakurya ya position ndetse no muri position nyirizina. Amakuru akemeza yuko FARDC nyuma yo gukora iyo operation iyo ngiye guhita yoreza abasirikare benshi basa n'abanyuze ruguru, urabona inzira igana muri cya cyerekezo tumaze iminsi bashaka kurwaniramo unyuze mutanda, usanga ujya gufata nzibira kugira ngo bazongere bagobzore ingabo zabo basa n'abazengurutse 23. Gusa amakuru akemeza yuko kugeza ku masaha y'isa 3 z'ijoro rya tariki 13 amakuru avuga yuko imirwano ari cyumvikana ko akoresheje imbunda ntoya, kuko urugamba ntigeze rurangira. FARDC icungiye bugufi na M23 icungiye bugufi. Hari ibintu bitatu ugomba gutekereza muri iyo operation ukurikije uburyo yagenze ku butaka, imbaraga ziremereye no mu kirere. Ibi bivuze ko ari kuca intege position ya 23 itavamo umusada ijya gutanga umusada epfo muri Mwenga na Minembwe. Icya kabiri ko barembura iyi position yo muri kano karere bakomeza kuzamura ingabo zabo binjira neza mu bice bya Nzibira na Walungu. Ukenyeza ryatangaza maze iminsi itangazwa na wazalendo ko Walungu igomba kubatombe mu maboko yabo. Nimba FARDC na wazalendo bakoresha imbaraga zabo ngo bakumire M23 muri ako gace, itabumva ibitekerezo bafite, impamvu ingabo za M23 ngo nazo zigomba gukora ibishoboka byose kugira ngo zirwane zitirwanishije kugira ngo zisagarike abarwanyi ba FARDC. Reka duse nk'abagana ku bijyanye n'ibitero bya Sukhoi. Ibi bya Sukhoi byabaye byari byakorewe he cyangwa byatewe he? Tariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu M23 ubwayo so itangazo rivuga yuko hari ibitero za Sukhoi S25 byagabye ibitero mu bice bitandukanye bya Minembwe, aho bateye gukoresha imbaraga za gisirikare ku butaka. Hari position esheshatu za M23 zavuzwe mu bice bya Minembwe na Kivu y'Amajyepfo muri rusange. Position nyirizina z'ibikoresho bya gisirikare byinshi n'abasirikare benshi kurya M23 ikomeje kuzikoresha ubwazo bishobora gutera igihombo gikomeye cyane kuri FARDC. Izi position kuzigeramo banyuze y'ubutaka ntabwo ari ikintu cyoroshye. Narabikubwiye ko ahantu umuntu afite umutungo mwinshi nashyira imbaraga nyinshi kugira ngo arindire umutekano nawe ubwawe.
ibuka hantu urabitse ya mari yawe nyinshi ufite cyangwa se umutungo wawe mwinshi ufite nimba hari ufite niho woza ibitekerezo unafite uburinzi niho wawushyira nayo 23 rero twigwa niho ntago bashya gushyira uburinzi bwinshi ahantu badafite ibikoresho byinshi na position strategique cyane mukwemeza ko FARDC nyuma kuna neza ko bigoranye cyane gutsinda M23 badafite izo position bakoresheje drone basanga drone dafite ubushobozi bwo gutwara ibisasu bya rutura byajya kurimbura nyirizina gutsinsura ayo mvugo dukoresha izo position za M23 maze bitagurutsa Sukhoi Su-25 Sukhoi S-25 Frogfort kirenge cy'igikeri iyi ndege ihagurukiye neza Kindu ntabwo yavuye Bujumbura nkuko benshi batangiye kwitekereza yahagurutse Kindu tariki 12 ku isaha 8:08 nubwo M23 ivuga ko indege yarashe saa 7 ariko abari kuri teba bavuga ko yahagurutse kuri iyo saha ikazerekeza ndani muri Minembwe saa 9 gatangira kurasa kuri position za M23 ari nabyo benshi bavuga yuko ari igihombo gikomeye cyane M23 yatewe n'iyi Frogfort hanyuma Maître Moise Nyarugabo we ati saa 11:05 kuri wa gatandatu tariki 13 Kamena 2026 indege y'intambara yo mu bwoko bwa Sukhoi imaze kurasa ibisasu mu mudugudu wa Ilundu ho muri Minembwe were Ilundu nakubwiye yuko abasikari ba FARDC bagerageje kuhinjira ariko bakumirwa na M23 yashize position ikumye cyane kugira ngo barinde inziga nepfo uturutse muri Mikenge kandi akaba ariyo position nanone ikomeye cyane M23 muri za position tumaze kukubwira FARDC rero ku munsi wa yejo tariki 13 ivuga ko yazanye Sukhoi S-25 gatangira gusuka ibisasu muri iyo position kugira ngo hanagure M23 n'imbaraga nyinshi Maître Nyarugabo akomeza agira ati Tshisekedi na Ndayishimiye basobanukiwe ko amagana y'indege zijya pilote zakoreshejwe n'ibisasu byatewe Minembwe ntacyo byahinduye ku butaka ati niyo mpamvu bahinduye bakohereza indege za Sukhoi kuko ibisasu bikomeye kandi aribyo byangiza cyane ibyo nabaraga ko nari nkubwiye mu kanya izi drone nubwo mubona neza ko zigaba ibitero nizo akenshi ko zigaba ibitero ahantu hagaragara cyane izi position za gisirikari za M23 kimwe n'iza FARDC n'abandi bose bari ku mirongo imbere ku rugamba uburyo ziba zubatse nimvuga position wumve nyine aho ingabo za defense za gisirikari ziba zubatse mu buryo butatu bukurikira akenshi si impame ariko akenshi hubatse amatente y'abasirikari bavuga yuko ari nk'ubwugamo bw'imvura n'izuba gamwe mu basirikari hakaba hubatse nanone ubuvumo bw'uburyo bubiri ubuvumo bumwe ubitsemo ibikoresho bya gisirikari bavuga ko ari nka stock ubwa kabiri bukaba ari ubwugamo cyangwa se ubwihisho bw'abasirikari bakuru indaki hanyuma igice cya gatatu ni igice cya patrouille kiba kimwe abasirikari runaka bacungiye umutekano ko karere rero drone akenshi zisenya za nyubako zo hejuru ku butaka zo zirimo abasirikari bakanakubita abari kuri patrouille cyangwa ku burinzi ari nabwo buryo bushobora gusanga nyine drone zica abasirikari benshi ku mirongo y'imbere ku rugamba ariko position nyirisina kuko ifite ikindi gicu cyo munsi y'ubutaka ntago drone zitwara za bombe bicengera bikubita n'imbaraga nyinshi oya abakeneye rero Sukhoi SU cyangwa se indege z'intambara fighter jet rero mpamvu Kinshasa isizana za Sukhoi ngo baze no gutsinsura agace karimo M23 nkuko Maître Moise Nyarugabo nawe bwe ku giti cye abitangaje muri imvugo yanditse kuri X ati ni indege zikoresha imbaraga za rutura imbaraga zikomeye zangiza cyane nizo Kinshasa hagurukije Nyarugabo akomeza agira ati izi ngoma zombi ntizivugwa ariko ibyo byaha by'intambara ntibizabura guhanwa bazabiryozwa niko yavuze ko ibyo bikorwa by'intambara bari gukora bazabiryozwa Ilundu amakuru yo kwizerwa dukurikije n'iyi texte ya Nyarugabo bwayo iyi ya nyumisoza nuko izabiri muri karere ari amage kuri 23 okay nimba Sukhoi izazanye imbaraga zigakubita muri position bari bazi neza muri Ilundu ma position ikomeye bakoresha mu ibisasu byinjira bicengera umunsi ubutaka ntuvuge kandi ntiwiterije ke muvuge yuko ibyo bisasu byagiye amaramasa oya byarangije cyane kandi bitera n'igihombo gikomeye icyakora ibyo niba binavuze yuko kandi nanone aho barashe batsinzwe ruhenu bongeye kwisuganya bakoresha n'izindi imbaraga zindi babitsa handi hantu runaka bakongera kuzana imbaraga z'imini ku byo bacungana n'undi bakagusekura gusa iyi Sukhoi yarahombije cyane Ilundu
kuryo ngo bishoka cyane cyane ko amasaha y'ijoro rikeye bamwe basigaye FARDC babatangiye gukwira imishwaro binjira neza noneho muri Irundu nyuma kumenya neza ko position ya 23 yari imikomeye bamaze kwishenjuza iyi Sukhoi Su-25 kugira ngo batangiye none kujya gufata Irundu nko bafashe Mikenge. Izo ziharira amasaha ari imbere gusa ariko nanone aho ngaho tukiri muri Minembwe havugwa byinshi. Uyu ngo n'umuhigo cyangwa se ni insinzi FARDC babonye ku mirongo imbere ku rugamba aho bemeza neza yuko bahombeje 23 bakabambura abakomanda. Amajyepfo ya Kivu kwa abarwanyi 22 batwirwa na 23 bafashwe cyangwa se bishyiriza FARDC imisozi miremire ya Minembwe. Niyo makuru yanditswe ku rukuta rwa FARDC bati ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zatangaje ko zafashe abarwanyi batanu ndetse n'abandi 17 bo mu mutwe w'ingabo za twirwaneho Red Tabara mikorwa zabereye mu duce twa Mikenge, Gakenge na Mount Sinai mu misozi miremire ya Minembwe ho muri Kivu y'Amajyepfo. Bakomeza bagira bati nkuko byatangajwe n'umuvugizi w'igikorwa cya kabiri cya Sukhoi kabiri muri Kivu y'Amajyepfo, abarwanyi bashyirijwe ubuyobozi bwa gisirikari imbere yo kwimurirwa mu itsinda rya 13 rya Rapid Reaction Brigade kugira ngo bitabweho cyangwa se barebwe neza. Ingabo zivuga ko bamwe mu bahoze ari abarwanyi basabye abahoze ari bagenzi babo gushyira intwaro hasi bakifatanya mu bikorwa zo kugarura amahoro muri ako karere bakajya kuranirwa FARDC. Batangiye gutangaza ko bagomba kuva kuranirwa M23 bibaneho bakaza kuranirwa FARDC kugira ngo bafashe leta ya Kongo gutsinda urugamba muri cya cyerekezo cyangwa se kugarura amahoro n'ituze muri kara karere nkuko abarwanyi bafashwe matekwa babigaragaje muri iyo video yafashwe igashyirwa ku rukuta rwa FARDC. Bavuga yuko bagomba kuza kwikime gitsinda. Ingabo za FARDC zikizera ko uku kwitanga kw'ingabo bigaragaza ingaruka zikomeje gukorwa muri ako gace k'Urasirazuba bwa Kongo n'ibikorwa bya gisirikare nyine bari gukora. FARDC itinasohora itangazo ivuga ko yafashe turiya duce. Itangazo yemeza ko yigaruriye Mikenge ndetse inashinja twirwanaho na 23 kuhava bagasiga basabuye inka z'abaturage ndetse bagasenya ibikorwa remezo. Kinshasa inavuga ko twirwanaho yajyanye amatungo yajyanye abaturage ku ngufu nk'iminyago. Muri make abaturage bamwe ngo barashimuswe na twirwaneho. Gusa kunandi kwa twirwaneho bibemeza ko inka zajyanywe na banyirazo bahunga bava muri Mikenge akijya ku rasiyo ya Kinshasa ko abazarendo bavuga ko bari barira inka nyine muri rusange ari mpamvu ngo abaturage bazihungishije. Dutangazo ya FARDC ko rivuga ingabo za Repubulika Iharanira ya Kongo zinamenyesha abaturage bose ko nyuma y'imirwano ikomeye bahanganye n'iterabwoba ry'umutwe wa RDF AFC-23 hamwe n'inshuti zabo twirwana na Red Tabara bongeye kwigarura agace ka Mikenge n'va FARDC mu misozi miremire ya Fizi-Uvira ntara Kivu y'Amajyepfo wa gatatu tariki 10 Kamena 2026. Bati mu gihe cyo gusubira inyuma kwabo ingabo z'umwanzi zangije ibikorwa remezo byinshi bya leta n'ibyabikorera ku giti cyabo, zisahura imitungo ya rubanda ku buryo butunguranye, zinafata amatungo menshi mu buryo bunyuranije n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu. Ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bigaragaza ko ingabo z'abagizi ba nabi n'abagarariye izo ngabo ku baturage bavuga ko barengera bakoze kurwa bibi. Bati bitewe n'uburemere bw'ibikorwa ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirasaba inzego zibishinzwe z'igihugu, akarere n'amahanga ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'inzego zibishinzwe gusura utwo turere twagizwe ingaruka kugira ngo bamenye neza ibyo byaha bikomeye, basuzume ingano y'ibyago byakorewe abaturage b'abasivile kandi bagira uruhare mu kwita ku bahohotewe. Abakoze ibikorwa bazaryozwa ibyaha bakoze imbere y'inkiko zibifitiye ububasha. Ubwo Kinshasa cyangwa se FARDC majoro ya Kongo itangaje yuko nyuma y'urugamba ashobora kuzaba inkiko zo guhana cyangwa se zo kuryoza abakoze intambara mu bice nk'ibi bya Minembwe. Bivuga ko FARDC yemaze iminsi ishinjwa na M23 ko bari bakora ibyaha muri Minembwe. Ubu byongeye kugaruka kuri M23 na twirwaneho ko ari banyabyaha bo muri Minembwe. FARDC komeza iti ku baturage bo mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo, ingabo za Repubulika Iharanira ya Kongo zohereje ubutumwa bw'ubufatanye, icyizere. Barashimira kandi uburyo bahanganye n'ibibazo batewe imyaka myinshi y'umutekano muke, kandi bongera kwemeza ko biteguye kurinda no kugarura amahoro arambye muri ako gace k'igihugu. Ariko banagaragaza impungenge ko bamwe mu baturage babo bakomeje gukoreshwa nk'imbaraga z'ubugizi bwa nabi n'abafasha bazo. Ibyo bikaba byangiza imiryango yabo, bityo bigatuma abaturage bakomeza kubabara kandi bigashyira mu kaga amahirwe yo kugira amahoro n'iterambere mu karere. Bati
ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirasaba abayobozi gakondo, abayobozi b'amadini, abayobozi b'abaturage, abagore n'urubyiruko mu societe civile yose gukomeza gushyira imbaraga mu gukangurira abantu amahoro, ufatanye no kwanga ubufatanye ubwo ari bwo bwose n'amatsinda akorana n'abanzi babo. Bati ingabo za Repubulika ya Kongo zirasaba abayobozi gakondo n'abayobozi b'amadini no kubyumva kimwe n'ubuyobozi bwa Kinshasa. Bati mu gihe habayeho kugerageza guca mu ibice, gukoresha imiterere y'abaturage no kubakoresha mu buryo bw'ikoranabuhanga, ingabo za Repubulika ya Kongo zongeye kwemeza ko kubungabunga ubumwe bw'igihugu n'amahoro hagati y'imiryango ari inshingano rusange. Ingabo za Repubulika ya Kongo zizakomeza inshingano zazo zo kurengera ubusugire bw'ubutaka, kurinda abaturage no kugarura ubutegetsi bwa leta mu gihugu hose. Iki gika cya nyuma kiri tangazo gihamije neza cyane ko FARDC itegereje gukomeza gukora intambara ku buryo bukomeye, kandi bazakomeza gukora ibitero bidasanzwe kuri M23 na twirwaneho mu buryo budasanzwe. Muri make ntago bitegura guhagarika ibitero, ahubwo bazakomeza ibyo bitero. Intambara nyirizina izakomezwa mu buryo bwihariye, bazakomeza ibitero mu buryo budasanzwe kuri M23. Bati les forces armées de la République démocratique du Congo imprégera les autorités, responsabilités régulières, les notables réformés, les jeunes n'abandi, cyangwa se abagore n'abagabo, abana, abasore bose bakwiriye kumva neza leta ko ina magambo yabo. Rundi ruhande ariko M23 nayo ikamagana ibitero bikorwa na FARDC. Ibyo bitero biraza kibasira abasivile b'inzakarengane bakazira ubusa muri ibyo bitero bagabwaho na leta ya Kongo. France Kanyuka yagize ati ibitero za bombe byatewe mu kigo cya Ilundu iminembwe kuri wa gatandatu tariki 13 Kamena 2026 saa 4:05 za mu gitondo, zahitanye abantu benshi barimo abagore n'abana, kandi byangije cyane imitungo y'abaturage. Nyine ni byahitiro byakoreshejwe mu yandege ya Sukhoi. M23 ikomeza igira iti amaraso y'abaturage ba Kongo ntashobora gukomeza kumeneka nta mpungenge, cyangwa se ntago bishobora kuzakomeza kumena ayo maraso batabihaniwe abayamena. France Kanyuka washyize umukono kuri iryo tangazo avuga yuko ibitero bamaze kubihaga, kandi ibyo bitero bishobora kuzazana ingaruka zikomeye cyane, aho M23 yitegura kuzahorera abasivili b'inzakarengane bo mu byerekezo za Minembwe bakomeje guhura n'uva gusenya, kandi bakomeje kwatakwa n'ibitero bitavanako cyangwa se bidarangira za FARDC mu kirere ndetse no ku butaka. Dukomeje n'amakuru yacu y'imirwano muri Walikale, naho ravugwa urugamba rutoroshye ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Kuwa gatandatu itariki 13 Kamena 2026 habaye imirwano ikomeye hagati y'inyeshyamba za FARDC n'izabazarendo muri Luola, ni umudugudu uherereye mu mpaka uri hagati y'uduce twa Bari na Kindi ndetse na Bana Mulindwa mu itsinda rya Kishimba mu gace ka Walikale ho muri Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko amakuru aturuka avyemeza. Nk'uko amakuru yahariya mu nzego z'ubuyobozi ndetse n'ubuyobozi gakondo bivuga, inyeshyamba FARDC zikomoka muri Katobo na Ihula zagagiye igitero ku za wazarendo muri Luola ko mu gitondo cya karikare cya tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu. Bize kuri imirwano yatangijwe na M23 ku giti cyayo baje kwigarura position ya wazarendo iri muri gace ka Luola, na gace strategique cyane, wavuga ko wazarendo kukagira bihangamiye cyane M23. Makuru menshi yo muri ako karere agaragaza ko kuva muri icyo gitondo ibisasu by'intwaro ziremeye n'izoreje byumvikanye mu gace k'imirwano, bitera ubwoba mu midugudu ihakikije cyane cyane muri Mikenge na Mpeti, kuko M23 yavuze ko kuva muri Mikenge na Mpeti kuva yavayo yongeye gutangira gutekereza kujya kwisibiza bira bice kandi Luola kuba ifitwe na wazarendo. Ntago M23 guhita izamuka ngo yerekeze muri twerekezo ari ibintu byoroshye, ariko manzavana mu wazarendo hanyuma akajya kwisubiza iza position cyangwa se bira bice bari mu minsi yashize. Eno mpamvu ari muri ibyo bice bagize ubwoba. Muga makuru abivuga abaturage ba Luola bari bahunze iminsi mike imbere yaho bahunga ibitero zagabwe ku mudugudu wabo. Makuru agaragaza ko bamwe bagiye Imikenge, Mpeti n'abandi mu mashyamba kugira ngo birinde urugomo rw'abitwaje intwaro ushobora kubageraho muri mace duce bari kurwaniramo. Bazarino na M23 bisa nk'abaturage benshi bashizemo bagahungiye muri ibyo bice bya ruguru Mikenge na Mpeti no mu mashyamba bitinga ibisasu. Izi ntambara zibaye nyuma y'icyumweru cyituze muri ako gace kuri ubu nk'ubu imidugudu 11 yo mu gace ka Groupe Makisimba iri mu duce dutatu ifitwe n'inyeshyamba za FARDC, nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'ubuyobozi n'iza gakondo bivuga. Igitero cy'inyeshyamba kandi muri iki gitondo cyo kitariki 13 cyo kigamije kwagura akarere bakoreramo kugira ngo Luola no kwifata batangiye batekeze Mikenge na Mpeti.
kandi ibyo gabishobora kuvuga yuko M23 nyine nyuma ko na Mikenge na Peti birumvikana bakongera gutangiza nanone gahunda yo gutera pinga bagana n'undi wari kale. Mpamvu Wazalendo mwakoze ishoka byose ngo birwaneho. Igitero cyasize Wazalendo ikomeje kugenzura Lola nubwo abaturage batizera neza ko umutekano hari byuzuye za kwisanga imirwano ishobora kongera gutangira. Abana ba M23 bari kubyina ikiyama bamaze guhabwa amadolari yabo. Kunshuro ya mbere kuva urugamba rwo mu kubohora Repubulika Iharanira Kongo rwatangira intare za Sarambwe abasirikare b'Imitwa barimo guhabwa umushahara. Ni kimenyetso rwose ariko ni gihamya cyuko ingabo z'Imitwa za Kongo zirimo kuba iz'umwuga aho kuba imitwe y'inyeshyamba aho batangiye kuba nk'igisirikare kigenerwa n'umushahara. Amakuru akavuga yuko hashize imyaka 5 barwanira kwitanga cyane batagomye gusahura abaturage nk'uko abasirikare ba leta Kongo babivuga babigenza nk'uko abo ku ruhande rwa M23 babivuga. Makuru akaba yemeza yuko rero ubatangiye guhabwa buri wese amasirikare batoya amadolari 100 kuzamura bitewe n'inzego barimo. Ayo niyo mafaranga ifatizo bahereyeho amadolari 100 kuzamura. Bigaragaza neza cyane ko ngari uburyo bukomeye cyane M23 atangiye gukoresha kugira ngo ikomeze ifatanye n'abasirikare bayo babanyamwuga. Buretse gato namaze iminsi avuga ko abasirikare bo muri M23 ari kwitanga ku ruhande rwa FARDC kandi leta ya Kongo leta ya Kinshasa ikaba iri guhana bazarenda amafaranga. Bikavuga yuko abasirikare benshi ba M23 batangiye gucika M23 bajya ku ruhande rwa FARDC kubo kujya gukurikirana nayo umushahara. Gusa n'ubundi umushahara wabo uracyari munsi wa FARDC ndetse na Wazalendo. Ukamaze n'abagiranirwa hagati y'amadolari hagati ya 180 ndetse na 300 kuri umuntu wese ku giti cye. Ibyo bintu bikaba bishobora gutuma none wenda ko batangiye gutanga amafaranga no 23 bamwe mu basekere babo bakomeza kumva ko bafite ikize ko n'umushahara uzongerwa nta mpamvu yo kuva muri 23 bajya muri FARDC cyangwa se Wazalendo kuko n'undi ibyo bashakaga no bari kubihabwa. Nyine ku rugamba buri turufu yose irakora byumvikana se. Urwego rushya rwashyizweho 2023 rushinzwe itangazamakuru ni kwa 4 tariki 11 Kamena i Bukavu ishami ry'itumanaho ryongeye gutangiza ku mugaragaro ibiro ntaramakuru bya Kongo byo mu karere kabohowe ICPTR. Ubu bikaba rero bizakora ibikorwa byabyo mu turere twose twabohowe na FC23. Intego yibanze ya ICPTR ni ugukora ibikubiye muri raporo, gukwirakwiza amakuru, gutangaza amakuru agezweho mu turere twibohowe ndetse no kumenyesha abaturage bihari. Iki kigo kizagira kandi uruhare mu kurwanya amakuru ngatariyo binyuze mu gukora ibikorwa byo kugenzura amakuru y'ukuri no kuyatanga. Nyuma kandi umuhango wo kongera gutangiza gahunda wabereye imbere y'umunyamabanga uhoraho mugenzuzi mukuru w'imiyoborere myiza umuyobozi w'ishami rishinzwe itumanaho ndetse na guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo Basangwi wari wayoboye uyu muhango. Uko kongera gutangiza ni kimwe mu bigize gahunda igamije gukomeza uburyo bw'itumanaho mu turere twibohoye, igamije nyine kandi gutuma akarere kose kaba agatere kagiye neza cyane cyane mu itangazamakuru. Mwite Martin Fayulu uyu mugabo yari mu itsinda rya C34 yikora imyigaragambyo i Kinshasa bari kwamagana Kisekedi Chirumbo na gahunda yo guhindura itegeko nshinga rya leta ya Kongo ngazongera abone indi manda. Bamwe muri position barahagurutse avuga ati Kisekedi Chirumbo ntagomba kuzabona indi manda, bati wapi ntago bizakunda. Nyamara Kinshasa abapolisi bari bapanuye inshuti yanjye kugeza ubwo Martin Fayulu yatewe amabuye umutwe hafi kumanyura nako baranawumanye kuko yari kuvirirana amaraso. Gusa amakuru y'isatangazwa n'inzego za leta nuko ibyitwa imyigaragambyo ntago byemewe. Nimba inteko ishinga amategeko yemeje referendum wowe urinde uza kuyirwanya. Kwamugana imyigaragambyo nk'ingi biba bimeze bite? Inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite warangije gutora ko referendum igomba kuzabaho. Ni icyemezo bashyikirije inteko ishinga amategeko umutwe wa senateur kugira nabo babyigeho. Nimba izo nzego zose zibyemeje beguye cyane kubirwanya ndetse bisa naho abagize opposition bashobora kutazabona icyo barwanira. Bisa naho Kisekedi Chirumbo indi manda byanga bikunda zaziyobora nta nubwo ari imwe. Tuzamenye neza ibyo muri iyo manda cyangwa se ibyo teko nshinga bizahinduka mwiki ujye ukomeza kwana natwe. Genda umungu wa Kamanzi w'u Rwanda wifurije amahoro uyu munsi 14 kwezi kwa 6 ubwe neza. Shalom.